nk'amabandi yitwaje intwaro gakondo none kibazo dusigaye dufite abajura bitwaje Bibiliya ntabwo ndi wigirirwe ntabwo ndi wigera nkoresha ijambo mu pastor muri iki kiganiro ubundi rega abapasiteri abapasiteri barahari baradusengera baratera barakora ibiterane turababona no kuri za YouTube naye uyu munsi abona haguruki abajura bitwaza Bibiliya kugira ngo akubone sheri yamara kukubona niba nyine rutuvugana niba ariyo byo yagize condition umuhungu akabigukora kugira ngo akubone cyangwa wenda akajya mujyana no gusenga mu rusengero kugira ngo akubone yamara kukubona wenda akemera akareka inzoga akemera akagira gute hakundi uwo mukobwa yamara kukubona sino nibaza uwo mukobwa ugutunarika gutyo abari we bucura mu bakobwa baba baramukurangiyemo umuti wenda wo gusaza ngo uzarama nimutubwire nk'ubwo wakwigira gutyo ijoro ry'ubukwe wigize gutyo ngo ugiye kunywa nka mitsingi ugahita ubona nk'umukobwa yakwikiye nk'urumogi rureshya na rakerete nk'ubwo urumogi kubera ko wari waramukondiye nyine wamuhishe ko unywa inzoga ugira ngo umwereke ko uri umuntu w'iwabo da noneho nawe akaguhisha ibindi kubera ko nawe wenda yari yaragumiwe wenda ashaka umuhungu umeze nkawe w'ikigoryi ni gute mwisanze aha hantu umuntu asigaye abyuka mu gitondo yagura Bibiliya ya 3 agahita batendeka akabatunarika buri muzara amaturo ngo agura isaha jana kurara hanze ngo murimo gusenga umugabo wawe ari mu rugo arimo koza abana arimo kubagaburira warangiza ugataha saa 8 z'ijoro ukabwira umugabo ngo bakubwiye ngo umugabo arwaye sida ubwo muri mwebwe babiri ndi warwara sida warangiza ukazana ubugoryi ukabwira umugabo ngo barambwiye ngo urwaye sida ari wowe urara ugendana n'amabandi saa 9 z'ijoro n'umugabo cyane bino bintu njyewe personnellement uvuze babiri genza ingo 3 zimaze gusenyuka ejo Family show. Bravo. Turabaramukije. Ko mutubona turi mu muhanda tugiye mu ruhango kwa Yesu Nyirimpuhwe gusenga. Murabizi twarababwiye ko umuryango ikintu cya mbere gikomeye ugomba kubakiraho ni Imana. Imana umuryango udafite Imana urasenyuka. no kwakira ku Mana cyangwa umuryango ni propriete y'Imana nkunda nakana Imana yikoreye so niba ariyo yagakoze rero ni gute wewe wakumva uri bugira urugo rwiza utarushingiye kuri nyirarwo yego udafitemo Imana muri centre mo hagati muri mwebwe iyo tuvuga gusenga iyo tuvuga kubakira ku Mana ntabwo tuvuga bimwe usanga nyine ari ibintu biri by'inyuma byo kugishishwa kubakira ku Mana ugakirana ukagira indangagaciro nyine z'ubumana atari uko ngo usanga ushaka abantu bakubona ko bateranye mu iteraniro ko bateranye aho usengera aho ariho hose kugira ngo usanga abantu bakubona kugendana n'Imana bijyane n'ibikorwa bijyane n'imyitwarire bijyane no gufasha abakeneye gufashwa ntitugarukirize gusa kwiyerekana ngo bakubonye ko mujya mu guterana buri cyumweru turaza nabyo aragiye bangombwa ibyo gusa guterana tukiri Butare ngo hari abakobwa bamuteretaga yabaga ari nko muri ejiyo ako ni brage ntabwo nabihagazeho njye nabyambayeho wagahita guha ikarita imeze nka za zindi twajyanaga muri resitora buri gitondo ukajya mu misa ugakosha wasiba ukandika ibaruwa isobanura impamvu uri gutereta umurejiyo w'abandi warangiza ukiyagusiba ukabisobanura ko rinde ka kuri uwo mukobwa
genda muri ejo ntabwo nakwemera kurongorwa n'umupagani ugahita wisobanura ugomba kwisobanura ariko ntabwo mu buzima busanzwe ntabwo ariko bigenda oya ariko urumva aho ngaho ibaze tekereza ko hariho abantu bibaho akagenda akosha kugira ngo akubone sheri yamara kukubona niba nyine tuvugana niba ariyo byo yagize condition umuhungu akabigukora kugira ngo akubone cyangwa wenda akajya mujyana no gusenga mu rusengero kugira ngo akubone yamara kukubona wenda akemera akareka inzoga akemera akagira gute hakundi uwo mukobwa yamara kukubona sino nibaza uwo mukobwa ugutunarika gutyo aba ari we bucura mu bakobwa baba baramukurangiyemo umuti wenda wo gusaza ngo uzarama nimutubwire mwagiye mugira ibintu biri friendly biri flexible yamara kukubona sheri yamara kukubona agahita mugoro wa mbere w'ubukwe akarara nk'uye nk'agakese kubera warazimukuyeho kubera wenda bagiye mu muhanda akantu nako nari ubundi nagomba kugafata ko na bebe bagiye mu muhanda ariko bari muri siporo kandi polisi bari iruhande kubafasha urumva sheri ngenzi ingo nk'ebyiri rwose umuhungu yaremeye ajya mu barokore abantu n'umu ADPR umva hashize nk'icyumweru banza nko batari batarangiza n'icyumweru cya mariage bamaze kubana umuhungu arongera asubira mu nzoga arahajya no mu bagora akajyamo amarikera akarara mu bigara akagira gute aya nk'ubwo wakwigira gutyo ijoro ry'ubukwe wigize gutyo ngo ugiye kunywa nka mitsingi ugahita ubona nk'umukobwa yakwikiye nk'urumogi rureshya na rakerete urumogi kubera ko wari waramukonze nyine wamuhishe ko unywa inzoga ugira ngo mwereke ko uri umuntu w'iwabo da noneho nawe akaguhisha ibindi kubera ko nawe wenda yari yaragumiwe wenda ashaka umuhungu umeze nkawe w'ikigoryi ntabwo mbyumva yaratukanye mwamwumvishe bakwa ko ngiye gusenga ningeraho ndahita niyeza byose mbivane njyewe impamvu mvuga ngo ni ikigoryi ni kimwe n'ibindi ngira ngo nacyo kiganiro hano bashaka ko tuganira niba atari cyo tuzakibaganiriza ubutaha ni gute mwisanze aha hantu umuntu asigaye abyuka mu gitondo yagura Bibiliya ya 3 agahita batendeka akabatunarika buri muzana amaturo ngo agure isaha muzana amaturo agure yishyura minerivare kandi mu igitondo kibanza raveye mu gifaransa yari ari ku muhanda arimo kwiba cyangwa ari mayibobo ariko sheri birashoboka ashobora kubikora agakizwa ibyo bintu nibyo mu gihe cya ba Paul intumwa kandi ba Paul nabo babaga barize umuntu araza nta bakomeza banze urangiza ibyo baruri oya uhise wintroduce kuko ngiye ikintu ashaka kutuganiraho ntago ari cyo n'ikindi turaza kukivuga wenda tugaruka reka icyo kindi tukiyoreho ndashaka kuzakigira twicaye mfite cyo guse cy'amadini cy'abajura bitwaje Bibiliya maze tukakivugaho sha ahubwo tugiye no gusenga wa mugani reka bari cyo tuvuga dushaka ntituvuga wenda ariko turakivuga ko bije nyene biramubaza nituvuga iki dufite n'imiryango abasenzi bamaze gusenya genda tukumva no aho imiryango hano hanze iri gusenyuka muri ziriya divorce 2,200 bari kuvuga hari abantu barimo gusenywa n'abantu bagenzwa n'inda baba bari aho ngaho bashaka gushuka abantu kugira ngo ushwane n'umugore mutandukane nimumara gutandukana urumva ko nyine aba ari wagufashije diro araje akubwiye ko umugore wawe umugabo wawe afite amahabara umugore wawe arasigaye ajya mu bagabo iyo mutandukanya bwate Imana ntigukejeje ikibi dore muragabanya murapasuye ufite $20,000 wenda ubwo utuntu twose mwagurishije zane cya 10 aya mafaranga n'uyazana mu nzu y'Imana naguzi umaze igihe uyaba reka gemba ingero nk'ebyiri zifatika kwanza n'eshatu gihe mfite rwose zose uraziba gusenga ni byiza kugira abantu musengana ni byiza ariko mureke tunashishoze kuko reka mbaho urugero mu minsi yashize hari umuntu umaze iminsi ari kutugisha inama ari kutubwira ibibazo yahuye nabyo umugabo amaze igihe akorera hanze amaze nk'imyaka nk'itatu akorera ahantu afite akazi keza pe ejo bundi barongera bamwongera indi kontra abantu bakora mu miryango
rero international baguha kontra nyuma y'igihe runaka bamuhaye indi kontra umugore kubera muri ya myaka umugabo yasengera yabaga ari hanze we yabaga afite abantu basengana bya byumba by'amasengesho hahandi y'amatorero babantu nyine babahanurira dore ko abantu benshi b'ikino gihe bakunze ikibazo biretse gato mbabare nguce mu ijambo nyine ngewe iyisije ubundi niba ngombwa nzongerana nayisubiremo iyo mutangiye kubugita ngo ni bya byumba by'amasengesho ibyumba by'amasengesho simbihakana aba harimo ibyumba bisenga birimo abantu basenga nanjye hari ibyo nagiyemo n'uri kutwumva wese hari ibyumba yagiyemo natwe tugiye gusenga ariko none ikibabaje ni uko abo bose turi buze kuvuga izo ngero turi butange abo ngabo ujya wumva ngo imitwe yitwaje intwaro harya bavuga ngo iki abajura bitwaje intwaro cyangwa amabandi yitwaje intwaro gakondo noneho ikibazo dusigaye dufite abajura bitwaje bibiliya agatuburira umuntu kwanza bijya gutangira yabuze ikindi kintu akora agasanga ikintu cyonyine gishoboka kubera ko umunwa ni inyama wa mugani ururimi ni inyama yigenga akaza agatuburira nka murumuna we akamubwira ati wangurije 10,000 ko hari ahantu mbonye ngiye kugura agatungo nzakagurisha ntunguke mu 10,000 nkubwira ibintu birimo harimo Bibiliya yera ya 3 hakabamo igitabo cyitwa ikizo guhimbaza ahera ku ya 3 kuko niyo abashobora kwa fodinga agagura ya 3 agagura igitabo cyo guhimbaza nk'icya 2 n'ikindi ngo kizo gushimisha Imana cya 2 ibyo byose 7 3 bisigaye agashaka uburyo aguramo agasiraje ko babirirwa bazenguruka mu ngo z'abantu baragiye agatangira kwirirwa agenda rero agabanza akaza kubaza Isra mugabo umugore w'abahehe umugore we amaze imyaka 2 ataba hano okay akababonye noneho hajya kwibarira ntabwo ndi wigera nkoresha ijambo mu pastor muri iki kiganiro n'ubundi rega abapasiteri barahari baradusengera baratera barakora ibiterane turababona no kuri za YouTube naye uyu munsi abona hagurukiye abajura bitwaza Bibiliya nuko rero umugabo akojeje umugore ati babanyongeye kontra umugabo azikari ibintu byiza azikari umunezero urumva akakunyuka bakomeje kuza mu muryango umugore aramubwira ati no ntabwo usubira hariya hantu ati se kubera icyo udasubira hariya hantu ati barabimbwiye ko ufite umugore sheri wavuyemo nubwo barabimbwiye urihangana ndatwaye nyine ndi kujya ndunguruka ngo ndebe ko nta na depasa turabijyanisha byose urumva ati umugore abwira umugabo ati barabimbwiye ko ufite umugore abo ni babateka mutwe bitwaza Bibiliya barabimbwiye ko ufite umugore hariya ngewe ntago ndi butume usubira hariya muri karakazi umugabo biramucanga ati se mfite umugore ko igihe cyose mbonye ibiruhuko ko nza ahangaha mu rugo ko tuvugana kuri telefone ko nta munsi n'umwe turatavuganye ko tuba tuganira ko nta kibazo na kimwe nge ibyo bintu by'umugore bikuye ati baramanuriye abanyamasengesho tumaze iminsi tubibona tugira gute twarabyeretswe mweretswe iki ubwo hakurikiyeho iki rero hakurikiyeho ko umugabo atangira negociation kugisha abantu inama ni na gutyo natwe yatugezeho haraza abitubwira yaduhaye uburenganzira ko dushobora kubisangiza abandi bantu harangije hakurikiraho ko amubwira ati noneho twaramubwiye noneho we mubwire n'ubundi amafaranga bamuha yari amafaranga menshi pe noneho umugore we yari afite akazi turongera noneho we bwira umugore aze mujyane muri icyo gihugu mujye kubana umugore aramutsembera ati ntibishoboka sinjye ashobora kuza kubana nawe ati muza yanga kujya kubana n'amahabara yanga kujya kubana n'abaki niba baramubwiye ko afite abandi bagore abo bateka mutwe ndajya nditsindagira cyangwa nkoresha ayo mabandi niba yaramubwiye ko afite abandi bagore ikintu kinyobera bamubwiye yuko afite abandi bagore ko nagiye bazamwica ese uwo mugore ubundi we ko n'ubundi n'abateka mutwe n'amabandi yinjirira n'ubundi umuntu nawe usigaye ari ntaho mpagaze ko umugabo yarambwiye ati ngwino tujyane yumvaga ari buhombe iki mu kujyayo
turi kuganira tuvuga nandi kubaha urugero rw'iyo famiye ubwo byarangiye umugabo abwira umugore ati ngwino tujyane tugiye kubana aho ngaho utekereza ko nshobora kuba afite undi mugore ubyibonera ahantu maze imyaka 3 bari umwaka wa 4 ntabwo naba mfite umugore ngo nkwemerere ko tujyana umugore yamutsembera byarangiye umugabo yigiriye gukora ubu ategereje ukuntu bizagenda urabyumva haba hajemo agatotsi mu muryango noneho undi muryango ngiye kubabwira ngo noneho baranatandukanye nta nubwo bagumanye batwihangana abandi aho video itagaragara neza cyangwa ubona harimo utuntu nuko ko twababwiye turi mu muhanda tujya gusenga ahandi ho bari bamaranye imyaka myinshi ari umuryango bafite abana bakuru umudamu ajya mu masengesho akaba afite abo bantu basengana abo ngo Virgile avugaga baba bibisahuzi ufite suba undi wo twabura Nyabugogo ujya unababwira ukoresha amagambo ya nyayo ntabwo baba barimo gusenga urimo gusenga ntabwo wakabaye usenga ubwira umuntu ngo utandukana n'umugore ahubwo wamusengera wamufasha wamugira inama rero haba hari ibindi bintu barimo kugeza ubusinzi uko twabyita baba barimo iryo jambo mwihangane turajya turikoresha ariko nuko ko twabuze irindi twashyiramo iyo umujura reba hareka ngo urugero babesikoro twavugaga ubushize mu kiganiro bakubwiye ngo jya ahantu ngo usenge neza bari barimo bari kugusengesha cyangwa hari ibindi bari so bajyaga baba bari mu bwesikoro tout simple bakabyita gusenga uziko abo bantu basenganaga barara mu byumba by'amasengesho barara ngo bari gusenga barara barimo gusenga bikabyitegereza kuko bavuga ko bari gusenga abona no uziko bamubwiye ngo umugabo we arwaye sida umugabo akabwira umugore yateye ko se sheri tugiye kwipimisha waje tukajya kwipimisha aho yango barakumbwiye ngo ushobora no kubiturika none nyine impamvu nari nkoresheje n'urwo rugamba ariko ndaza kurukatamo ni gute uri umugore musima ufite ubwenge bukora ikigoryi cy'umugabo kikujyana kurara hanze ngo murimo gusenga umugabo wawe ari mu rugo arimo koza abana arimo kubagaburira warangiza ugataha saa 8 z'ijoro ukabwira umugabo ngo bakubwiye ngo umugabo arwaye sida ubwo muri mwebwe babiri ndi warwara sida ari umugore urara mu misozi kandi none nuko basengera ahantu hazwi ngo tuvuge ngo bari kuri paruwase cyangwa se bari ku rurembo rwa ADPR bari kuri ku rusengero rw'abadive munsi wa 7 imbesiri zikabajyana mu ntuze mu mizi y'ibiti warangiza ukazana ubugoryi ukabwira umugabo ngo barambwiye ngo urwaye sida ari wowe urara ugendana n'amabandi saa 9 z'ijoro n'umugabo cyane bino bintu njyewe personnellement uvuze babiri genza ingo 3 zimaze gusenyuka hejuru y'inyana simbwa z'abantuza iki kiganiro rega ntago ari abagabo gusa bikora se n'abagore babundi basenyera ingo kubera ibyo bintu bita ngo bahanuye ngo Imana yavuze musi nawe tuzi ni benshi ntawe tuzi wari umupasiteri umugore akaza umugore akaza kumutakira amubwira ibibazo by'umugabo we harangwa tuzamuzana hano mu counseling ibyarangiye amumutwaye uretse ko nawe nyuma yaho baje gushwana ngira ngo bikajya no musubiye mu itangazamakuru mwabibona mwafungutse mugasenga ko mufite bibiliya ibyo bababeshya bitari muri bibiliya ni ibi komeza ubaye n'urugero rwa kabiri abo bantu baratandukanye nabo umugabo ubwo yabaye nk'umusazi agahinda karamwishe ngubu abana nibo babigendeyemo kuko abo bantu byarangiye batandukanye none se umugore yanze ko bajya kwipimisha icyumba kimukamo banza ari nayo basabye divorce niba ari bayisabye niba ari umugabo icyo nzi cyo umuryango warasenyutse kubera ibyo bintu twabona amasengesho sumva tarabaga yaraye wa mugana afite abarimo baramumarinuza umuryango warasenyutse ubwo niyo n'uwakangaye mbabwiye abambere bo baratandukana ariko wenda Imana yo kuko babimenyekane Imana ishobora kuzabafasha badahumuka ngo basenge nabo bararusenya cyane n'ikintu kinera umujinya n'abana babo
noneho awa gatatu sasa nabo baradivorishije kandi mu kudivorisa bapfuye ko abantu ngo bitwa ngo barasenga baje bakabwira umugore umugabo wawe uriya mwana wanyu mufite mwabyaye w'imfura impamvu akunda kurwara biriya bintu arwara ngo ni imyuka bibi iwabo mu rugo iwabo w'umugabo iwabo w'umugabo ubwo umugore atangira guhunga umugabo rega atangira umugabo biramucanga se umugore wanjye ko mbona yahindutse ko mbona atakinyikuza ko mbona asigavuga ngo ndi mubi atangira mu rugo rurahinduka completely bijye birangira umugore abimubwira ahita ntabwo akagiye gusaba divorce ariko nyuma nibwo umugabo yamenye ko nibwo twamenye ko uwo mugore yishyuraga amafaranga y'inzu abo bantu bitwaga inzongerwa abasenzi nyuma yaho yanabuze n'akazi ye ntibongera kuvugana nicyo kintu tugira ngo umuntu akangukeho abo bantu iyo bakuje bafite ikintu guprofitaho either urabishyurira amazu either urabahahira either urabagurira airtime bameze nyine ni nk'izindi parazite zose uyu munsi nta miyaga erega n'igihe baba bari imana mbabarire ningera mu ruhango ndafata akanya ko mfite umujinya pe ndabanza mfata akanya ni yesi ariko uyu munsi nta miyaga ndibushyiremo kuko abantu ndimo kuvugana hano nta mukozi w'Imana urimo nta mukozi w'Imana urimo yewe nta n'umwana w'Imana urimo nta mukozi w'Imana usenya urugo ntabwo ushobora kubura umukozi ekashira benshi yakabaye nakubwira ati ndikubona kino kintu reka tugisenge ariko nakubwira ati uyu mugabo wawe iyo myuka y'iwabo ntabwo izatuma mugira urugo n'abandi bana muzabyara bazapfa ubwo so wa gatatu abo ngabo baratandukanye uwa kane baraje babwiye umugore kandi je agushare namwe rero reka nawe mubwira abadamu se bagabo ntago bababwira kubera iki abagore kugeza ubu anase kese watanze hari watanze umugabo babwiye wese ari basi wenda we hari ufite kira abagabo twebwe simbizi wenda abantu mutureba abantu muri bare iki kiganiro niba hari abafite ingero z'abagabo zaho wenda umugabo bamubwiye ibintu binibi akabyemera cyangwa wenda abadamu riko dufite imitima yoroshe reka mutengu urugero umwe wigeze kuza mu rugo twakomeje kujya tuvuga ingo z'abandi natwe tukanagemo ntiyatangiye atubwira ngo inzu tubamo nitutayivamo ngo hari umuntu uzapfa impamvu atavuze ko ari wowe uzapfa nubwo akora azi ko navuga ko uzapfa ntabwo babiri buntere ko njyewe kumwanga ngo uzapfa gupfa zari umuntu utazapfa aravuga ngo hazapfa njyewe ngo cyangwa umwana effectivement kubera iki kwakoze k'abadamu mugira ubwoba mugira emotion nase niwe watangiye kumbwira ngo muroshere ngo nkubu byaba ari byo ariko yaje ryari hari muwe mwana ashize nk'imyaka 8 byose ni muri za 2012 aya ni nka 2015 cyangwa 16 aha bop umwaka si ngombwa je nabanye n'Imana ndo umwana mbana n'umwana n'Imana niga muri segonderi nkareba ibyago yanyujijemo nkareba ibyiza oya kuvuga impamvu nonge ndi kuvuga impamvu ngewe nta mwesikoro waza kunyesikoroka so nabonye uburyo Imana yandinze nifite ababyeyi indinda mbaye imfubyi indinda ndera barumuna banjye irigera yima n'umugore mwiza rekana ko nkajombemo urumva so umuntu araje just from nowhere yakwa ko ufite Bibiliya y'umukara nayo ashaka kuba yatiriye muri quartier bana umva uribuka ibintu yatubwiye ngo impamvu tugomba kuva mu nzu ngo nuko ako nyine ngo ngirimo amagini ngiri iki ngo tuvemo uwo muntu wayibaga ngo yari yarerekeraga ngo bakora muri quartier ngo baza gutereraniraho kandi ngo natwe ni umuntu aje kudusura azanye n'abandi bantu basenga arangije agagiye aho se nashakaga kugera ni kuri ya point ituma baza kwibasira imiryango bagahera ku bagore ko bakora bagira faiblesse ruzi ko yatubwiye ngo tugurishe inzu ngo tukimuke tujyane hano mu mitekerereze yabo na benshi babakurikira bene abo ngabo bababwira yuko ikintu cyose winjije uba ugomba kugira gute gutanga icyacu niwe ukuzaniye ubutumwa bw'umukiro uko kuri we abazi ko ari kukubwira ibintu bitumye ukira ugiye kuva mu nzu yari kuzakwitira umugabo cyangwa umwana ntabwo deja wamaze ni nk'ifi
wamaze kuruma ku cyombo ku cyane bari cyambo sinzi ibintu barobeshaga abana Nyabugogo ukuntu babyita wamaze abana nyine bajya kuroba amafi indobani arakano bashyiraho hepfo ku munyorogoto iyi fi yamaze kuruma uwo munyorogoto deja indobani bayamaze kwinjira mu kanwa k'ifi ntaho ifi yakwibwa botorera nabana batipe rero n'uwo bambera babi gabanyura urumuri rw'izuba iyo yamaze kugufatisha ugakora intambwe imwe ya mbere ubusinyanya amasezerano na shitani kandi udisuze ngo uri gusinyana amasezerano n'Imana so icya mbere kumwemerera yuko muvugana aho ngaho uba watangiye kuba nka yafi igenda yegera indobani twebwe nuko yari yaje tutamuzi turaje ati mureke dusenge atangiye kuvuga ngo ibyo yabonye ukagira ngo waroye umuto noneho iyo umaze gufatwa kuri ya ndobani kandi the same house tubaho ubuhamya vision ntarimo kubivugane iyo nzu niyo tukirimo yari yaduhaye deadline y'ukwezi rwose ko nzapfa cyangwa umwana umwe agapfa none turindiramo twarasenge umugabo ngo dusenge navuga ati ariko se dusenge kubera ko baduteye ubwoba dusenge nyine ko tugomba gusenga Imana ariko kubera ko baduteye none ubundi ijoro umunsi ubanza imbere y'uko azane twari twasenze icyumweru cyari cyashize twari twasenze so akaza akanyumvisha ko hari ahandi masengesho azanye ukagira ngo niriyuje ahetse intuze ahetse indogobe n'intuze cyangwa n'imusa uje gucyura abanyayisirayeli oya cyo nashaka kuvuga rero yego ashyizemo ako kantu ko kukubwira ko ugomba kugurisha inzu ukigurisha inzu kuko yamaze kugushyira mu ndobani arahita akubwira yuko ikintu cyose cy'inyungu cyinjiye iwawe nta nubwo uzibuka gutekereza yuko iyo nzu atari inyungu ahubwo ari inzu Imana yari yaraguhaye wenda ugiye kwimukira mu yindi niba uyigurisha miliyoni 30 eshatu urabanza uzitange nk'icyacu nuzitanga urazitanga he ntabwo John yaza kukubwira ibintu inkuru nziza ngo nujya gutanga icyacu ujya kuyitanga kwa Mariko cyangwa kwa Matayo urayamushyira hakuriye mu eshatu arahita akubwira yuko shitani ari umugome yamenye yuko uvuye mu nzu wari uzapfiremo none igiye kuguteza impanuka cyangwa abarozi avuga ati ibi byo uratanga ituro rya miliyoni 2 niryari mwaje gusanga amasengesho ari bagiye ni gute mwasanze isengesho ari kimwe no kugura kamambiri cyangwa kujya kugura supadipa zana miliyoni 10 ngusengere bazajya bashyira bazajya bamanura amageragere mama wanjye baherutse kumubwira ngo natanga amafaranga ngo umuntu gaje kumusengera mu mutayi ngo kugira ngo imyanya imwongerere imitsi yo kubaho ngo kubera arwaye ikiganiro ngiye ntabwo nzagisubiramo twicaye dutuje ndimo kugikorana natwaye ntabwo guys gusenga ni byiza rwose ntabwo tubabujije gusenga ni byiza ariko ni uko umuntu twabibabwiye tugitangira ikiganiro tugiye gusenga ubu hariho umuntu wavuga ati si wanga niko mwebwe mugiye kwa Yesu nyine muwe hariya mu ruhango i Kigali ho ntihari Yesu ntihari Imana ariko gusenga ni byiza banza usubize icyo ngicyo wamugane nanjye mpite njya ku ruhande rw'abafana nawe hari igihe ugeze kuki muvuye i Kigali mukajya mu ruhango ngaho usubize wowe ubitangiye ibisubizo kubera iki Kigali nta kiliziya zihari Saint Michel Sainte Famille Saint Charles Saint Dominique mu biryo kuki tugiye mu ruhango yewe mpamvu nemera ko umuhate wacu mu gusenga ahantu ushobora kugenda ni kimwe n'uko umuntu ashobora kugira gutya akamara nk'iminsi 3 asenga iminsi 5 usenga wiyiriza usenga nk'uko na Yesu yigeze kujya ku musozi hejuru akajya gusenga ahantu hari abantu bari kuvuga Imana musenga mushima Imana muyitura ibyanyu ni ibintu byiza kuko ubuzima burimo isengesho ni ubuzima bwuzuye so ni Kigali wahasengera ariko nk'uko Yesu yagiye gusengera ku musozi kimwe nuko byabaho ko nawe ufata uwo mwanya ukagenda nyine ukadedicating icyo gihe ku Mana uyiragiza ibyawe cyangwa se unayisaba cyangwa se unayishimira so ngiye niko mbyumva wenda wavuga uko ndibona nta n'ukundi ni gutyo haba harimo n'iyo asipeya harimo n'icyo kintu cyo gukora n'urugendo ikibazo nuko rwose turangije turi kuvuga ku batekamutwe
ubundi uvuye ahantu ujya ahandi ni nka perenaje ni nka kuba umuntu ajya Kibeho ubundi niko abagira urude abajya Fatima Yerusalemu urumva nko kuva mu rugo ngo kuva mu rugo ujya Sainte Famille ni minota 8 minota 8 ugahita ugerayo hari n'igihe muri minota 8 ugerayo ibyo ibyisi bikikuri mu mutwe bigize ahubwo buranga rwa rugenda Abayisilamu bakora rwo kujya Maka reba amasaha bamara mu ndege niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yagiye muri peregrinaje yaba y'Abayisilamu yaba n'izacu buriya z'abantu bagikibeho wagenda n'amaguru wagenda n'imodoka ariko hari iyo asipe yo kugenda usiga ibibazo ugenda witarura ugenda wegera ubumana nka kwa kundi Musa mu gihuru havuyemo ijwi rivuga ngo vanamo inkweto mfite ni nko ngo banzu utandukane n'ibyo bintu batandukana n'ibyo bintu ubisiga inyuma none ubuze iyo guhora abantu ntabwo mvuze ngo gusengera Sainte Famille sibyo ariko reba mu rugo na Sainte Famille ni minota 6 cyangwa kujya kuri centrale hariya muri quartier so leta yo kuva mu rugo kugera hariya wari uri gutekereza amadeni ufite ugerayo cya gisano cyawe ntago kinyo aho ngaho uvuze ngo umwanya mutoya ntago ndarangiza gihe ukuntu mbyumva n'abandi batubwire gufata umwanya ugakora ikintu n'uburyo bwo gutera intambwe ugakora ikintu kivuye muri rutina ukuntu ushobora gutuma mita nka 3 basubira ikigo oya shiri urumva ni uburyo niho hakuru umuntu afata igihe ukaba wafata nk'amasengesho y'iminsi 3 so ni uburyo bwo kurenga ibisanzwe n'iri ni isengesho ry'igihe kirekire ko deja n'urugendo turi gukora tuganayo ça fait partie isengesho ufite peregrinaje nyine ni ikibazo ni uko nyine umwanya wose twawukoresha turi kuvuga ibyawe ariko turimo kubaka umuryango papa ako mwokagira Imana mwe mumbabarire n'ubu ngubu ushobora kuba ufite abantu musenga namaze iminsi madamu fata Bibiliya ugenda uyigure ku nkuru nziza zirahari Sainte Famille iruhande muri librairie Saint Michel muri muzo zirahari none n'ikindi iyo kuri nuzi niba uri n'umunebwe wo gusoma Bibiliya da nugira situation wumva kuba ikubangamiye genda urebe umupasiteri ariko umupasiteri ndavuga umupasiteri aho mvuze abandi baba kuwa kabiri w'icyumweru gishize yari yambaye kamambiri itobotse erega nabo bapasiteri nabo mushushozi nibyo akubwira wumve n'abandi bari ibintu bizima ese umuntu azaza agusenya akubwire ngo Imana ngo dizon wenda ngo Imana ngivanye ngo urupfu ku mwana wawe harabajye babivuga ariko ngo kugira ngo Imana ngiruvane ngo uratanga amafaranga ngo tujye kubisengera mu butayu ngozana amafaranga nyana ikintu ahantu rero reka mubwire iyo ubwenge bwamaze gucura amabasi karanza agasiba ako ubundi nicyo gisobanuro cyiza kandi nta n'ikintu bitwaye iyo ubwenge bwamaze gucurama ko bakubwiye ngo umwana wawe ngo Imana imuvaniyeho urupfu ngo ariko urabanza utanga 300 ubushize warubona abonye avuga ngo bari baragutanzeho igitambo ngo 300 ngo nawe zana 300 so mpita nibaza ngo imodoka zose umaze kugendamo kugeza kuri iyo myaka 35 aho ubwenge butangiye gucurama cyangwa kugoryama imodoka bagenzemo imihanda banyuzemo abantu bapfuye bari bapfiriyemo ukuntu bangana watanze angahe kugira ngo ugiha abo mwavukanaga bapfuye mu bihe byatambutse yaba bapfuye abaguye muri jenoside yaba abazize impanuka wowe kukiriho wari waratanze angahe ko mwiganaga ko mwatangiye muri primaire akenshi dutangira mu ishuri muri nka 50 uva primaire ujya secondaire watanze angahe uva secondaire ujya kaminuza watanze angahe murangiza kaminuza abo mwiganye bamwe bari iwabo barimo guhinga cyangwa byarabayobeye watanze angahe ngo ubona ko kazi ufite ugira gutya mu bakobwa mwiganye cyangwa mu bahungu mwiganye ugira gutya ugira amahirwe ugwa ku mugabo mwiza ugwa ku mugore mwiza abatararongorwa wowe watanze angahe noneho ko umuturage umuntu araturumbutse ko afite Bibiliya ashobora no kuba atazi gusoma kuko aba yayisoma ntabwo yakora ibyo ngibyo akora
akaza agahita avuga ngo umwana wawe yaragiye gupfa ngo uzana 300. Ayo ibindi byose wakoze mbere fagitire za IBM wazi gusaba wazibona. Umwuka umeka wonyine wakubwira ngo wishyure. Kubera iki? Think twice. Izo ni watermelon muba mwikoreye. Nicyo gutekereza ntago ari umva nibuze umuntu uba mu bintu by'abahanuzi n'ibiki byose byamushye cyane cyimbabaza nubwo babikora abantu b'abaturage b'abaturage umuhereze kino kiganiro kirebe urongo kuba turi kumwe n'abantu twagiye muri mission umuntu umwe aratubwira ati muzi ibintu bibayeho ati umugore ari kunyandikira ama message twatonganye ubu twashwanye ngo abakozi b'Imana ngo babubwiye ngo ahantu nagiye muri mission ngo ndi kumwe n'abagore misiyo umuntu ajya mitari babagore ngo niba yamuciye inyuma ngo ari kumuciye inyuma ngo n'umugore umugabo yirirwa nabi afite agahinda kubera ngo abantu basenganye uzi ikintu nagiye kuvuga ugatangira kuvuga kinababaje kurusha ubu usanga ari umuntu hajya nko kuri status ugasanga hariho ifoto ya graduation muri ya segonderi muri yize students university arayirangiza afite na masters aho hose batwigisha gukora analyse batwigisha gukora research no ukareba afite watermelon yambitse za ngofero z'abantu ba graduating parce que mumbabarire niba ufite umutwe udashobora gusubira inyuma ngo wibaze ngo Imana ibyo yankoreye byose mbere uyu nishyuye iki niba udashaka gusubira inyuma ngo wibaze ngo uyu muntu nta nyungu afite mu kuba njyewe n'umugabo wanjye dutandukana je regrette for icyo kintu wambitse gone ya graduation ni watermelon ntabwo umva mumbabarire nimushaka mumbwire mitamva kuri YouTube ariko ndabirangije iki kintu Imana yakigoye kugira ngo utekereze kandi no muri biriya biranditse ngo ubwoko bwanjye bavuga ngo bari kubera ubujiji niba ari kudashaka kutamenya ubwenge cyangwa kutagira ubwenge ndabaretse Imana izabareka ukuntu umugabo yabitubwiraga babaye wibyariye abana beza imbesiri irajira gusutse tuzabakorera iki umugore ari gutongana n'umugabo ati se ko nabikubwiye ukanyihorera kandi nakubwiye ibintu bambwiye abakozi b'Imana ati suragira ngo musubize aha shere nawe rero urimo uragira nawe uri kujya ungira none ikindi kibazo uyu munsi njya nibaza ni gute umukozi w'Imana ni gute umukozi reka mbanze mbishyire ku rundi rwego ni gute umukozi wo mu rugo w'iwanjye amenya ibyo ntekereza akamenya ibyo nkunda n'ibyo nishimira kurusha abana banjye kandi rwo mutekereza uri umwana w'Imana uri murumuna wa Yesu uri umusangira murage na Yesu cyangwa na Yesu Kristo umuntu arabyutse mu gitondo ariyangaje ko nta hantu tuhamugane tujya twumva Imana yashyize apere d'offre ngo ndashaka abakozi araturumbutsa araje agatangira kuvuga ngo rero ngo buriya umukozi wa so none so yambwiye uyu munsi Bobo umuhungu wanjye uretse na Bobo na Sheje nta kintu umukozi ashobora kujya kumubwira ngo namubwiye ngo areke kuza kumbaza ariko njye ntabwo tubyumva kimwe kuko hari abantu iyo abantu baba imbere y'Imana cyane bashobora kukurusha amakuru sibyo ahubwo ikibazo urakoze cyane urakoze cyane ni gute umuntu aba imbere ya so kukurusha ari umukozi hari abantu bagira intersection y'Imana iyo ngiyo ndayemeye wenda turi Imana ikaba yanamwereka n'ibintu ikaba yanamubwira n'ibintu kimwe nuko bashobora kutubwira ibintu biri positive ubikaba umva nyine nkubwira icyo nshaka umva positive wenda ibiri negative tukabihakanisha Sheri noze waje kumanura ko ngiye kubona akazi sinabyakire nkakabona ariko nyine ariko icyo ndashaka kuvuga icyo oyagetse gato sorry to say ariko hari abantu bagira intersection n'Imana bashobora kwereka ibintu ariko ngewe ikintu navuga amahanga ahubwo abantu bakuramo ni mu judging mu ushungure ntufate ibintu byose ngo ubimere mu minsi yashize hari umuntu hari abantu twajyanye gusenga n'abantu batse urahita ukavuga utampfukirana ntabwo nahakanye yuko hari abantu bakozi b'Imana bagira ahubwo ikibazo ni uburyo azaga kubwira ibintu ntusubire inyuma ngo ujye kubaza so uyu munsi umukozi wo mu rugo agiye akagenda akabwira Sheja ngo papa warambwiye umereza izo nkweto zawe nziye bari abantu bamwe bagenda muri quartier bashaka inyuma basaba ibintu by'inkweto
sheja ahita azifata akazimuha cyangwa yaza akambwira ati nibyo ko tantine yarambwiye ngo ngumuhe inkweto nzimuhe. Icyo ndi kuvuga rero ni gute mwageze ahantu mukumva yuko abo bantu babarusha ubutoni kuri so. Tugana ku musozo rero gusenga ni byiza, dusenge ariko tunamenye gushungura message abantu basenga baduhaye, tumenye n'aba message tujya gusigura, tumenye nabo dusengana nabo bose pe. Ni gute uzafata umuntu wa mugani wawe ujuru navuga kare siko nyine Imana itoranye uko ishaka nanone da, ariko nyine still tutoranye message. Imana itoranye umuntu uza ayatangira gusengera akavuga kuri umuhe 500 y'itike. Umuntu gutuma umwango nguzana amafaranga ngiye kugusengera. Urwaye kanseri arabizi yuko miliyoni 10 wazijyana mu Buhinde kwivuza. Yagize abanguzana miliyoni 10 ngo musengere kandi Bibiliya akoresha na urayifite. Yagusaba amafaranga ari affordable. Miliyoni 10 ni nyinshi. Ushaka guhezo ko bafunze zo bandi miliyoni 10 yari yasabye. Basengera umuntu. Baye. Ina turabyumva umuntu yarwaye cyangwa yarwaje abakomerewe ariko tugire urumuri rw'inyuma nacyo. Reka dusoze. Tuje gusoza ikiganiro. Ubu tugiye gusenga. Twagitangiye kare tugera gusenga tutakirangije. Ubu turasoje tubibutsa gusubscribinga niba utarasubscribinga uri mushyashya ikiganiro cyacu gisangize n'abandi bantu bamenye uburyo bagomba nabo guhitamo abantu basengana n'uburyo bwo gusenga bwiza budasenya abantu. Tubwire muri commentaire ariko badutubwire bo babyumva gute, ni gute twisanze aho hantu. Yegora ni gute twisanze umuntu agusengera agakubeshya ko ufite ugiye kubona visa aribwo akiva iwacu Macuba za Nyamasheke aribwo akigera i Kigali. Akujyana bikubwira ukayibona bro. Hanyuma se wiyo visa yo kugira iyo visa yarayanze uwo byamunaniye kujya kuba Montreal cyangwa ariko sheri ashobora kuba Imana ishobora kuvuga ko sheri nta muntu akubwiye ngo ugiye kujya ugenda mu ndege nk'ugenda ngo muri twegerane bigahita biba. None se umuntu yari yajya mu ndege ntabwo atarabishaka. Aha wenda yabikubwira da ariko nabikubwira akaguha fagitire. Ibyapa byo ku muhanda biratwishyuza. Iki ntambutseho kinyereka ko ngomba kugendera muri 60. Ushaka kwibwiriza ukamugurira akantu bitewe nuko nawe uba warahawe umugisha akantu kicare. Abakozi ba Rwanda Revenue baje mu gufata imisoro hari ubwo tubagurira. Basheri ariko kuba warahawe bafite imodoka y'akazi umva sheri. Niba Rwanda Revenue iha abakozi ba imodoka y'akazi ikaba yatayimu Imana kuki abakozi bayo badafite yatayimu bajye baza badusengere dutanga amaturo mu nzira ziri officiel noneho mu rusengero. Ikibazo nyine n'abo ngabo baza bameze nk'abagendana amasengesho mu gatebo nta n'urusengero baba bafite. Ariko sheri bari abarerekwa n'abantu baberekwa gihe abantu berekwa ndabemera ariko ibintu byo kwerekwa ubuje basogokuru ubundi bagiraga abantu berekwa kandi atari abapasiteri. Uzatandukanya gute umuntu gusanga mu nzira cyangwa mu n'imvugo ye. Niba umuntu akubwira ati Imana inyeretse ko ugiye kujya voyage ibyo ngibyo byakira uvuga ati ndakiriye mu izina rya Imana inyeretse birangirira hatanye ngo Imana yambwiye ngo urimara kuguhanurira ngo miti ariko ntazinga gushyiraho iterabwoba. Imana ntabwo igira iterabwoba. Imana ntabwo igurisha ibintu byayo. Ushobora kwibwiriza rwose uwo muntu ukamublessinga kubera ko nayo Imana yaguhaye umugisha. Urumva God has blessed us to bless others. Ahubwo nazamublessinga ariko ibyo yavuze bibaye. Oya not necessary. Ushobora no kumublessinga na mbere sheri. Bose wowe ugendera ku buhanuzi. Oya singombwa ko ubwo buhanuzi akubwiye buba ariko butuma Dore se sheri ndumva rero ufite umutima mwiza wo kublessinga. Naye ngiye kuguhanurira. Muri iyi minsi ndabona ugiye kubaho wishimye umeze neza. Blessinga niba ari ibyo umuntu uzajya ukubwira ngo blessinga nibwirije ningaye ibwirize nyine. Oya ntabwo nibwiriza nonaha yewe ngo nshobora kwibwiriza nonaha cyangwa se na nyuma y'ukwezi cyangwa se na nyuma y'iminsi cyangwa se sinabikore ariko nyine niba itegeko buri umuntu yagushyizeho itegeko harimo akantu kino close pa biba bigaragaza ko uwo muntu afite ibindi bintu kugendera akoresha cyangwa nawe atazi umwuka akorera uwo ari we. Buri umwuka w'Imana ntabwo babwira gusabiza amafaranga. Hari message nyine nawe ubona ko zije kugusenya zitaje no kukubaka. Nizakubaka zo gushaka mu kasha. Oya niba
ndamusaba ntuyabaye ariko uruvije ari kunomfesha ikigori twatangira ikigori rimwe ariko nta n'utuntu asigaje ariko kugenda ashwitura kuba mugenda barya kumwe ukazwa n'inzu. Okay guys turabakunda rero mwakoze munavuye mu rugendo abananiwe urumva ukuntu ijwi ryagiye kare telefone yari yashyushye tutarangije ikiganiro urumva inaha hari akazuba rero twari tuje kugisohoza kugira ngo tubabwire ko tunavuye n'amahoro tunabwire ko twabasengeye twasengeye abantu bafite ingo zirimo amakimbirane turasengera kugira ngo Imana irebe ukuntu bikemura babo bana bari muri uyu muryango be gukomereka kandi Imana rero n'ukuntu bigenza noneho kandi n'abafite imiryango myiza nayo turayisabira kugira ngo Imana ikomeze kubakire uburyo bumenya ko niba uyu munsi bimeze neza nta mpamvu yo kwishyira hejuru ngo wumve ko hari ikintu kurusha abandi niba ufite urugo rwiza bikubera impamvu yo guca bugufi ushima Imana ntuzatekereze gushima Imana ari uko cyangwa kujya gusenga ari uko byabaye ibibazo wibuke guca bugufi kuba ufite urugo rwiza kuba ufite abana reka abo bana bakubera impamvu yo guca bugufi usabira abandi babyeyi batarabyara reka urwo rugo rwiza rukubera impamvu yo guca bugufi usengera iyindi miryango itishimye sibyo usengera abana bava muri iyo miryango usengera abantu bayirimo kugira umuryango burya urimo amakimbirane n'ikigeragezo gikomeye kuko umuntu wese yubaka ashaka kugira urugo rwiza so ntukajye ugira ikintu kimufata nk'igisanzwe cyangwa se for granted so twasengera abo bantu bose dusengera ababyeyi bamaze igihe bategereje urubyaro hari abantu bari mu muryango ariko batarabyara hari umuntu washatse ufite uwo bashakanye ariko atamubona cyangwa se ajya kubona akabona all of sudden umuntu mwashakanye arahindutse bose twabasengera kandi turazi ko Imana yumvisha amasengesho yacu twagize ibihe byiza cyane so naho ubutaha rero turabakunda cyane ciao.